mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha wiyerekane mwami itamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabesha babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri
imana izabesha. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Imana yankoreye ibitangaza muri uyu mwaka utangiye, mama Shani mubizi yamfasha akazana. Mureke mbabwire Imana ntabwo ari nk'umuntu. Imana si umuntu. Yaba umuntu iba yararetse ngapfa. Imana ntabwo ari umuntu. Yaba umuntu biba byararangiye. Hari umunsi wo kwa kabiri ubanziriza uwa kane bari badutumye amazi yo gusenya. Uwo munsi narapfuye, ndabibona ko mpfuye, ndaraga nari ndi kumwe na mama Sha, mfite umwana w'imyaka ugiye kuzuza imyaka 6. Ndavuga nti Uwiteka Mana, nimba ubona uriya mwana akwiye kuba imfubyi kabiri, mbabarira ungarure bwa nyuma, basi usaba icyo ngomba gukora. Imana yaranyiyeretse ntabwo igitinda, ni umubyeyi irumva. Ndagaruka, ntabwo uwo munsi napfuye. Pasita, biriya wabonye urupfu rwari rwaje, nari napfuye, ndagaruka. Uyu ni umuhamyi. Satani arabireba aravuga ati wowe ubeho nta soni, arongera ateza ikigeragezo. Ariko nabonye Imana ejo bundi kwa mbere, pasita yampamagaye kwa kabiri, nari ndi mu bitaro hano Kibagabaga. Dosiye yari yatanzwe na muganga wanyakiriye, yari iyo gutuma ntasezerwa. Umunsi wo kwa kabiri, n'ejo bundi ntabwo ari kera, umunsi wo kwa kabiri umuganga araza aravuga ati ngwino tujye kugucisha muri ekogarafi. Anshishamo akavuga ati ariko si ibi ni ibiki, icyo idosiye yatanzwe kumbona ntarimo nyibona. Akareba ati taha tugusezerere wakize, ni muga urakoze. Noneho umudokiteri akongera akajya mu nyandiko akareba akavuga ati ariko si uyu muntu ko dosiye yikomeye, nkaba ndimo umucisha mu cyuma simbibone, ni iyihe mpamvu? Ati Joyce, sohoka twongere tugende. Yanshishije muri ekogarafi inshuro 3 kugira ngo afate umwanzuro wo kumusezerera. Mureke mbabwire Imana irahari. Arangije ku nshuro ya 3 arambwira ati utagira ngo ni ugukomeza nkukinisha. Dosiye yatanzwe na muganga wakwakiriye bwa mbere, kandi nawe yari umudokiteri nkanjye, yari ikomeye, ntabwo yari iyo gutuma uhita usohoka mu bitaro. Atari ko mfite umudokiteri undusha ubumenyi, tugende nawe akurebere hanyuma mbone sezera, sigara umutima ubohotse, nibwo ndi bwemere yuko wakize. Ndamubwira nti muga tugende, erega nakize uransezerera. Akandeba akavuga ati ubundi uyu muntu bararwaye, ni ukuri ntabwo kereka nihebye nyine hahandi. Ariko iyo mu ururimi rurimo ruvuga nta nubwo wamenya ko ndwaye. Mujye inyuma diridiri, twihute ubwo urimo urangereza. Turagenda, dogiteri arareba araseka arambaza ataguze ko mbona undeba nkaho tuzanye ibisinkuzi, nubwo ubu ndakumenye. Arangije arambwira ati byama nkurebere, arandebera aravuga ati nta mpamvu ituma uba mu bitaro, taha uri muzima. N'abantu ahantu hashima Imana yarasibye urupfu rureba, ubona yuko wari upfuye nihe. Mureke mbabwire, tujya duhemukira Imana tukayibabaza, ariko Imana imeze nk'umuntu nta kintu yagukorera. Ariko ndashima Imana yuko itarebye nk'umuntu, ntikore nk'umuntu. Ngabire Joyce nkaba mpagaze ahangaha imbere yanyu ndimo nyivuga, irimo irabyumva uburyo byari bimeze, kuko ni nayo yabibonaga. Ibyumve ko nyishimiye imbere y'abantu. Basi Imana gusenga, kandi ujye usenga, ni ukuri kw'Imana ntabwo nzayiva inyuma. Ndashima Imana rero kubw'ibyo. Umunota warangiye.
ariko mwabantu Imana irahari, utarayibona azayibona. Igitangaza cya mbere mu buzima bwawe ni ukubyuka ukabona birakunda. Uzi kubyuka wakarabye neza nk'abandi bakobwa, umusatsi wawe ushokoje umeze neza, mu minota 30 ukaza bagufashe utazi n'iyo uri. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko ndashima Imana ko kwa mbere Imana yabanye nanjye. Uyu munsi ntakabaye nagiye mu kazi, ariko ishimwe yuko niyo minsi y'akaruhuko yo kubanza ngakira neza, hanyuma nkabona n'umwanya wo kuza nkashima Imana nawo wabonetse. Imana ibahereze umugisha. Aleluya. Reka nanjye mbonereho nshima Imana. Ndashima Imana. Ndihutisha. Ndashima Imana ku bwa Joyce. Mu by'ukuri nge baraje baramumangira mu gitondo ngwino umuntu arapfuye. Nge narakinguye ntuyeho rido mbona umuntu yapfuye nsubirayo nirukanka. Ko yari yarabye amaso y'umutwe yaje atari no guhumeka ndirukanka. Ndeba mu rugo mbona umuntu n'umwe uhari, njya kuzana abaturanyi. Noneho umuntu wari umurusha arambwira ati ariko ndikumva agatsi kakiri gutera. Mu by'ukuri yari yapfuye kuko twaranamuteruye aduca hagati y'amaboko aragwa. Byari byaragiye ko twamugejeje no kwa muganga, ati uyu ntitwamushobora ni mumwirukanishe Kibagabaga. Shimye Imana kw'icyo yagikuyeho. Ikindi ndashima Imana mfukamye n'inzobo nyinshi Imana yasibye mu rugo rwacu. Muri iyi minsi Satani yari yasabirije. Hari undi mwana w'umuhungu nawe uba mu rugo yaramaze iminsi iwabo, ejo atashye ashyushya ibiryo kuri gaze ahita asinzira. Ibintu birashirira tukajya twumva se nihe biri guturuka, ntitwabyitaho. Isafuriya irashirira itangira kwikunja, umwotsi urazamuka noneho utangira guca no mu mazu urazamuka. Umwarimu uba mu rugo araza ati mama sha ngwino urebe ibintu birahana. Araje nsanga umwotsi, kuko twarakomangaga we umwotsi wari warangije kumusindisha ntiyanabyukaga kuko barakomangaga ntiyumve. Mitanzanibuye nkomangisha ku rugi cyane ati Omar abyuka yiruka nkataza hari ariko yanasinze abura ko please nani interrupteur iri ngo acane yari yasinze. Nubwo se fungura umwotsi wari utangiye kumera nk'umuriro, byari birangiye pe. Ubwo arabati urufunguzo narubuze. Ngira Imana hari umwana uri iwacu agiye kwiga mu Bushinwa masters, sinzi nyine hari ibyo yize. Aravuga ngo mubwira ajye ku nguni yo hirya kuko hari ukuntu umuriro iyo wabaye mu nzu n'injugi ziboroka zikibana. Aravuga ati mubwire yigire kuko n'ikirahure gishobora kuba cyamubastingiraho yigireho turukuri. Ubwo twari tugiye gutangira gushaka amatindo, sinzi aho imbaraga ziko yakubiseho umugeri urugi rw'inyuma. Umwana nawe gusohoka ubona yazubaye ntiyanasohoka bajya kumukuramo. Shimye Imana yo mu ijuru ko n'urwo rupfu yarusibye. Mu by'ukuri biba bikomeye ariko Imana nishimwe. Hari ibintu byinshi ikora, nanjye numvaga ndibusaba umwanya wo gushima. Sinateguye itura ariko ndikurishaka kuko hari ibintu Imana ikora ukumva ntabwo wayivuga gutyo gusa. Shimye Imana yo mu ijuru rero kwigumije kutwiyereka kandi igakuraho ibintu byinshi atari uko twasenze, ahubwo ari ukubera urukundo n'imbabazi zayo. Imana rero iri mu ijuru yumve ko tuyishimye, muyimpera icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. babona imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana iyerekane itamurure isi yose ikubone. babona imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabesha. itamurure isi yose ikubone. itamurure isi
Oh,